nambara ikabutura nicaye munsi yako kagozi, murabizi kuna abana basesera. Haleluya. Ndayibuka hari amasura mbonamo nkayibuka. Imana ibaho umugisha, mwakoze umurimo. Icyo gihe ntabwo nari nzi ko nzaba mpagaze aha, nanjye ndi umunyacyubahiro. Murabona ko negeranye na presidente mugenzi wanjye. No kuri Imana irashoboye, ni iby'igiciro rero. Namwe nimurebe umwana wari muri Ecole de Dimanche, ni imyaka myinshi, n'urugendo rurerure mwakoze iby'imbaraga kandi mwashobojwe n'Umwuka Wera. Imana ibakomereza amaboko, ntimuzagwisari. Ntimuzagwisari. Mu nzira harimo imiraba n'imiyaga, ariko ntimuzahagarare. Hari ijambo nigeze kubwira umuntu umwe ariyizi muri korari, nabonye mu mazi igihe kirekire, ndamubwira ngo uzafate ntuzarekure, kandi n'abavuba ntimuzarekure. Ahangaha harimo umugisha w'Imana. Iyi mpano twabageneye Jehova Jire rero ntijye kure, ko nawe urayifata yiririmbane. Yesu abaha umugisha. Sanjye ariko reka tubashimire by'umwihariko, byarenze kuba ubushuti nk'amakorari, ahubwo impanda twibona muri Jehova Jire, kandi Jehova Jire nayo ikibona mu mpanda. Ni korari rero turabakunda cyane, mwabaye abavandimwe. Igihe cyose tubitabaje muradutabara, mutadushyizeho amananiza. Turabizirikana kandi n'ukuri tubasabiye umugisha ku Mana. N'abantu duhamagara tukababwira tuti turabifuje mu buryo butunguranye muze kudufasha ivuga butumwa, tukabibabwira kwa gatatu, tubabwira ko tubashaka ku cyumweru bakaza. N'ukuri iki kintu mudukorera tuzahora tukizirikana. Imana ibaduhera umugisha. Murakoze. Nyiraho gato mumbabarire, mwebwe mwakwigendera. Hari abantu ntabwiye kusuhuza nibagiwe. Umuryango wanjye muri rusange barambwiye bati twebwe gahunda zose turazihagaritse, guhera kuwa 4 tuzatangirana namwe dusozanye namwe. Kansabe Teta na Tesi bahaguruke nabo badusuhuze, kandi mwarakoze. Imana ibaha umugisha. Urabona ko basaga nkaho bashaka kurakara, ariko ubikoze neza cyane. Imana ibaha umugisha. Bashumba mwigere hino. Iyo ni inkunga abaterankunga bakorera Impanda bateguye kugira ngo kino giterane kigende neza. Inkunga ingana na miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda, kuko ibi bintu byasabaga imbaraga. Ndashima abaterankunga ntacyo mutakoze kugira ngo bikunde. Igikorwa gikurikiyeho baririmbyi bakorera Impanda, ntabwo muri mwenyine. Iri torero ni amaboko yanyu, abaterankunga ni amaboko yanyu, ariko ikiruta byose Imana irabashyigikiye. Izi ndirimbo mwafashe turashaka kubatera imbaraga kugira ngo mu gihe gito gishoboka mutwemere imbere y'uko. Amen, amen. Perezida wa Jehova Jire yavuze ko yabamenye mwaje kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo aho yaratuye, ariko nanjye nabamenye kuri radio mu ndirimbo zasabwe.